iri papayi ryanjye ntabwo narisha muri iyi nzu wapi aba bana banga ntabwo njya mbizera nanze simbe mu gihuru nibwo rizaba rifite umutekano kurusha uko narishyira he ahangaha ngire nikanze umuntu uriko nawe riko papayi kandi tsimba ona n'ibintu byo gushyiraho binyegereye abase ntibakunda kugendagenda aha ariko uno munsi inka zabo se ko zifite ubwatsi n'ungubu ibyatsi bagetse nyine ntabwo baragaruka kwahira ngo barabi size fene zanjye nako nzi n'inkunda kwiba ntayirimo ntabwo karashye ko ubu bizahira rimwe uko biri kose nzaza mbirire rimwe byose byahira ubundi merego ibisumu kadeza ho kimigeni asa nibyo bigira ntaryo bazabona bagahambira A few moments later. Wesani aha uyu muhungu arimo ra konzi ko yakundaga kuryamira byagenze bite Wesani nyuma njye ndorera wa muncama wa ese mwa uturutse njye nanga ko muzi umuntu asha kwimeza neza ahubwo nese mwana kanagaki iyo bayita bazuka bazuka igurisha 50 yasaza abantu kugera gusoka inzoka zirayinywa ngagati gicuti ese umwe waje kwera iki mu rugo nabwandi kiryoshye mwa sibyo nakubwiye iranahenda kwanza uzi ko ayinywera kuyimara ba ngo iki bita kwangoza ukamarira inzoga ukahita ujya kunywa uzi ko iryoshye nka virunga mwa none se iki ubundi kankuba ushashuza kunywera inzoga ukahita ujya kankubaza nakubazaga igihe nakomangiye ntabwo wanyumvaga ese birandeba iyo baruzi inkuru nziza nari ngiye kukubwira mubwire inkuru nziza hanze umanuke mubwire urabona hariya uriya murima niba bawitaho kwandi ubuhe se kandi ntabwo mwibuka ariko hari ikigoryi cyitwa mushayi kagira inkuru ndabizi kira gikunda gutara yesu ati wabimenye nagicunze muri iyi minsi hari ahantu ejo cyataze agapapayi uratse witonze ye inzoga by'inzoga n'ibishaka bimeneka urumva hari ahantu cyataze agapapayi nkaheruka kera umva cyagataze ahantu muri feneto ni urupapayi runini nararubonye kiri ku rusimba kiri kwivugisha ngo ko nta muntu uri kundeba se ngo nzazanye irye asa ni nagorwa dore ko ndi n'umusani kandi wasanga cyaramvugaga umva se ufite umushyo ntago wabuze zanira umushyo sha tujye kuyibaga kandi uze mu rugo njye kuwuzana gira tumutange Wesani ariko mwana wanjye nawe wajya sinzi ibintu byaguteye ese kuba uri gutinda mwa nandi kugahiga nyine naragahunitse tugendanye ese ni inzoga yanjye
wapi nyobora sinzi nze ni hano ko mbona siri hafi y'umurimo wanjye umva ni hano cyari cyoze zibase nakakuzana ubugoryi ndayibonye ese wakwitonze reba noneho uburyo iri papayi ryahiye fureshe zana mwereke sha buretse nshaka ko mariko nuka akira zana ikoma vuba vuba gira vuba nutindeyo ndaje nkora ku tuntu nikore Ndimo mvugana n'abantu hano usanze bari kubaga inka niba ari inzungu niba ari inyarwanda ariko barambwira ngo barankafashe reka nze mbanze ndebe ko bampa ndakubwira turakwima mukagenzwe ni wabonye bya bindi nakubwiraga bya bindi nakubwiraga ni ibizungu noneho yanzogire ngo tunywesheze vane by'inzoga aho mwana ubu musha dusanze hano twa turi mu mafurise twamuhoma da yaburetse sha ubuse iyo nsize nkweye ntayo ziketse niba wowe utanyweye ariko ubuse mu gikari wakoraga yo gusara ndace reka nkubaze fata ibyo ufata ubwo se wa muntu dusanze turi kubaga ntago yagarutse asanga agiye kuduteza mushayi turabacunga turahita twiruka no hari umusaza rero tuziranye shayi iraryoshye we wariye gake ziba ariko se mwana yanjye gusa izi fenere yarambwiye ngo ziraze ngo ndaza kuzirangura none banazimazemo pe niko wamugabo fene wambwiye ziri hehe haguruka ubanza unyereke fene haguruka ubanza unyereke fene wambwiye zirimo zeze tuvugana amafaranga ndihuta ako si iki si igisazira ziri hehe se Igisa cy'inshuti ziri hehe ese ni ikintu kirya gake kitarimo ziri hehe nyine urebye kugira mu bya fene sha ndagucyuza umunyu ugahambirwa ese cyariye gake bwira ndabona uwo fene ndihuta ni gute umuntu w'umugabo aje mwana niyo kuntera ngo manure fe ariko ni mwana mpaye kandi nasanze hano muri doracira rya ugabanya neza ko twamutegereje ngo uragaruka tugaheba nari nagiye kureba n'ibigori hari byo kurangura ariko na fene bari barambwiye ngo ndaze iyo kuri na kabiri ngende kujo ndakintu ngenda gukoza papayi ryanjye tugikubite mwana papayi ryanjye kundaguza fene arenze burya bwose hari umujase ko mbonye yiruka ubu se nkuriki dore akaye n'ibyo yaryaga n'imishyo reka nanjye mbijyane n'ubundi yakuriza ubutaka n'ifite amare yigenge bimahangura n'abandi kureba iyo biturutse ndeba nimba nakiri harya bakiriya cyangwa harya
Inyuma birandeba se ubwo agakuza bakavuye tanga bari batanyaguze ibigori by'amazi yewe igisa n'inzoga katurebe baturage mutange ituze ni ukuvuga ngo twebwe uno musaza araduhamagaye ngo abajura natwe ntabwo tuzi ngo bigenze bite ahubwo muze nanjye numvaze ukuntu bigenze bavanye mu kazi sindana umva nyine mbabwire buretse paze nkubwire ntabyo sinabishakaga naho twahuriye mu nzira nanaguhutashe ndabizi noneho aha kadukomeze njyewe naje nitereta ipapayi hano mu rugo sinari naryo ibyo byari iryajye pe ipapayi narebye kurishyira mu nzu nsanga abana banjye barirya pe narizo naryishyirira hano muri iki giti noneho ubwo rero iki giti se n'abatara n'abana be ntabwo abizera ahubwo tuzagita reka ajye kwihagarika ndaje noneho rero itonde noneho mfatiye ndaza nsanga bari kuri ipapayi ryanjye munsi y'iki giti ndirukankanye ibiratsi kirakira nicyo twabashije kwirukankana nabashije kwirukankana kiratsi cyawutaje n'uyu musaza dore ngiki ndatizanye nta nubwo ari n'ibyabo buri muntu ntabwo ari ibyabo n'ibyabo none ni ibyabo muzevuye hano aba bantu tubafatira uwuhe mwanzuro nawe urimo kuko umenya agatuza barakamye nasi ibisambo babifashe ko nari nabisize ahangaha bimbwira ngo bije kundanguza fene ngo atari n'ibyabo ngo nabo bashaka kuziba nahuye nabyo bibyiruka byirutse babafashe ibyaha biranyureye reka dukurikire ahantu yewe ahubwo namwe ubanza mwari mufatanyije ahubwo mwari bakunjijisha munshyira muri kese yanyu none abivuyemo